Dutangiranye n'abakobwa babiri bari hafi y'amazi barangije baravuga ati reka tujye mu mazi twiyogere, aya mazi ni meza cyane. Yari amazi yashokaga, bakomeje kuyajyamo barayakinisha bayatangira kuyaterana, ariko mu by'ukuri utazi ngo nicyo gitumye bajya muri aya mazi. Umwe hari akabogisi yabonye kari karimo kamanuka, niba kari karimo iki simbizi, yahise yereka mugenzi we aravuga ati reka dutore kano kantu. Bararebye baratsangara cyane, basangana amafaranga menshi cyane. Barangije bahita bava mu mazi vuba bafata inzira baragenda bajya ku ruhande. Bagiye bagane bavuga ati aya mafaranga ari mahanga, ndabizi neza ko ntago twayarya ngo tuyamare. Batangiye kugarwanira akabogisi, mugenzi we agafata akagashikuza mugenzi we. Arangije aravuga ati aya mafaranga ntago tuzi ngo aturutse hehe, atareka akabogisi uko byamera kose reka tukajyane. Umukobwa yahise abwira mugenzi we ati n'ubundi aka kabogisi sintuzi ngo ninde ukohereje cyangwa se gaturutse hehe, ariko tuzi kukajyana. Ndagira ngo wibuke neza, bahise batangira kwambara vuba bavuga ati reka duhite tuva muri aya mazi kuko twiboneye amafaranga menshi cyane. Bakomeje gusigana cyane, bakomeza no kwitegura kugira ngo bambare bagende. Umwe mu bakobwa yarambaye n'undi arambara, bagira vuba bavuga ati tugende hakiri kare hatagira umuntu dusanga ahangaha kuko twitoreye amafaranga. Bakomeje kwambara vuba ati kibuno mu amaguru. Barangije abari abakobwa beza cyane kandi ubona ko banafite gahunda. Yahise ashyiramo ingofero nawe amuhereza ingofero ye. Barangije bahita bafata ka box bagashyira mu gikapu, bafata inzira baragenda. Umwe yahise ajya imbere, ikigaragara cyo nuko yashakaga kuyarya wenyine. Barakwereka twese tugaruka mu rugo, baragiye bagera mu rugo. Bakimara kugera mu rugo, ikigaragara cyo nuko bano bakobwa barabanaga. Baragiye bagera mu rugo, bacana amatara biranga, bashyizeho amatara yanga kwaka. Ikigaragara cyo nuko umuriro wari wabashiranye cyangwa se bari bawukupye. Umwe yahise akuramo ingofero aravuga ati nta kundi byagenda. Arangije aravuga ati n'ubundi reka twihangane, ariko biraza kugenda neza. Ikigaragara cyo wari wambaye agakanzu gatukura n'uwari wambaye agakanzu kajya gusa icyatsi, yahise wambaye agakanzu k'icyatsi akora muri cya gikapu akuramo ya mafaranga. Undi wari wambaye agakanzu gatukura aramubwira ati mpereza shyira amahanga, turaza kubikora twitonze, turaza kuyagabana twitonze. Umwe yakomeje kubabara ati waretse tukareba ikintu kiri muri ako gakapu, waretse tukareba ikintu kiri muri ako kaboxi ko n'ubundi ntacyo ndi bugatware, n'ubundi twese mbizi neza ko twagatoye turi kumwe. Urashakira iki kwanga kunyereka ako kaboxi ngo ndebe nanjye ikintu kirimo? Waretse kundakarira. Yakomeje kumurakarira wari wambaye agakanzu k'icyatsi atangira kumubwira ati ntacyo niba ubyanze reka nigendere. Yahise yivumbura agakanzu k'icyatsi arigendera. Uwari wambaye agakanzu k'umutuku asigara aho ngaho nawe areba cyane avuga ati n'ubundi uko byamera kose ibi ndaza kubireba njyenyine kubera ko ntago aka kaboxi nakwereka ikintu kirimo ntanjye ubwanjye sindabireba. Barakwereka yahise agenda yicarira aho ku ruhande, atangira kujya yiheba cyane uko yari yatandukanye, yari atangiye gushwana n'umuvandimwe we kubera ko bari gupfa kureba muri ya box. Yahise azaramwegera yicara ku ruhande, aramubwira ati nta kibazo wihangayika bizagenda neza. Yari yaramurakariye disi kubera ko yari yaranze kumwereka mu kabox. Yaraje aramuganiriza n'ubwo ati wikomeza kwiheba, wikomeza no kundakarira, atahubwo uko byamera kose ujye wumva utuje kandi ujye ukomeza wumve ko ibintu bimeze neza. Bakomeje kuganira disi, baganira batekereza uburyo nyine batoye iriya box, ariko mu by'ukuri wibuke neza ko nta urareba ngo niki cyari kiri muri iriya box. Bakomeje kuganira uburyo bayitoye, disi bahita baniyunga. Aramubwira ati reka dusangire, n'ubundi ntago tugomba kugira icyo dupfa cyangwa se ngo dushwanishwe n'amafaranga cyangwa se n'ibindi bintu byatuma tudahuza, ahubwo zana icyo kurya dusangire. Yahise ajya kuzana bleba, ahita azana n'umugati, azitazazana na sandwich. Barangije disi baricara baranezerwa batangira gusangira. Disi baranakundanaga, disi ntago bari abana babi, ntago banganaga. Yakomeje kuzana disi wa mugati, azana ndetse n'ibyo bari buburishe. Bakomeza kwishima cyane baranezerwa ati uko byamera kose iki dusanga ikintu kiri muri karaka box ari amafaranga tuzayagabana kandi azadutunga. Barakwereka bwarakeye. Barangije ngaho umudamu yahise aza atangira kwikanga. Sinzi muri ako kamwanya hari umuntu waje gukomanga, ntago tuzi neza uyu muntu ari we wataye kano kabox cyangwa byaragenze gute. Umugabo yaraje arakomanga, akimara gukomanga nabo bahita bagwa mu kantu baratungurwa cyane. Baravuga ati uko byamera kose ni umuntu uje kureba no mafaranga ye, ni umuntu uje kureba kano kabox ke. Umudamu yahise afata ka kabox agashyira inyuma ye, agashyira mu nde. Barangije arenzaho imisego. Arangije bahita abwira wa mukobwa, aramubwira ati ducike tugende tujye guca mu gikari dushaka ukuntu tugenda, uyu muntu ashobora kuba yaraje gutwara amafaranga ye. Bakomeje gutitira cyane, bakomeza kugwa mu kantu baratungurwa. Warangije wari wambaye agakanzu k'icyatsi aramubwira ati reka tujye guca mu idirishya dufate inzira twigendere kuko uyu muntu ntago twamukira, ntago tuzi ngo niki kimuzanye, kandi koko ntago twari tuzi ngo niki kizanye uriya mugabo kureba bano bana b'abakobwa. Bakomeje kugwa mu kantu disi babura uko babigenza, ariko wari wambaye ikanzu y'icyatsi yahise amubwira ati twicare ngo igitekerezo. Umugabo yarakomanze disi arambiwe afata inzira aragenda ati twicare dutekereze neza ukuntu tugiye kubigenza. Ati niba abantu batangiye kuza gukomanga
bamaze kuvumbura ko aritwe twatuye kariya kantu ati ariko mfite igitekerezo ndagira ngo tuze guca mu gikari dushaka ukuntu twakwigendera hakiri kare hataza kugira umuntu dukurikirana akaza agasanga twamaze kugira gute twamaze gutora no mafaranga kandi ari menshi yari kuzadukiza. Bari bafite umupango wo kuvuga ati uko byamera kose barakwereka umugabo bwarakiye aragaruka gukomanga arana barangize baracinje baca mu gikari baca mu idirisha barafata inzira baragenda. Bahise bahindura imyenda umwe yambara agakanzu gatukura undi yambara agakanzu kari mu tudomo baca inyuma y'urugo barangije baragenda gake gake banyonyomba baca mu gikari bahetse ka gakapu karimo ya mafaranga batoraguye. Bahise bafata inzira baragenda barirukanka cyane basiga urugo barakomeje baragenda bakigera aho ngaho sinzi ngo byagenze gute barananiwe cyane bari barimo birukanka cyane. Ikigaragara cyo nuko bari bakoze ibirometero byinshi cyane birukanka barakomeje guhagarara disi ngo baruhuke batangira kuvuga ati uriya mugabo turamucitse ntabwo tuzi ikintu yashakaga mu rugo ntabwo tuzi ngo iki cyamugenzaga. Bafashe inzira baragenda muri ako kamwanya hari imodoka iparitse inyuma yabo ariko bakomeje kwirukanka cyane disi urugendo rwababanye rurerure disi banananiwe cyane. Hari imodoka iparitse imbere yabo itukura ntabwo tuzi ngo iyi modoka yari irimo iki cyangwa se iyi modoka yashakaga iki ariko bakomeje kwira baravuga ati iriya modoka nta kuntu twayisaba ari ifite burika tugeza aho twari tugiye ati reka tuyegere. Yo yari yananiwe disi banarushye ariko mu by'ukuri bakomeza no gushwana bavuga ati wakwiyanganya ukaza tukakara ifuti turabona byagenda gute. Bagiye birukanka cyane basatira ya modoka barangije baraza hari umugabo wabareberaga muri retroviseur bamucaho barangije kumucaho ahita atwara imodoka cyane yihuta araza bajya imbere ahita bitambika. Akimara kubitambika abana bahise bafatana mu nzu bahagarara mu nzira barangije umugabo yitambitse abana bahita bagwa mu kantu baratungurwa. Umwe yahise akuramo ingofero yambaye agakanzu gatukura umugabo ahita ava mu modoka ubona ko utazi ngo niki kimuzanye. Yasaga n'ucumbagira uyu mugabo sinzi ngo yari afite ikihe kibazo cyangwa se yari yabaye iki. Yahise atunga abana gatoki arangije arababwira ati ni mwebwe uko byamera kose ni mwebwe ndababonye mpita mbibuka ndababonye mpita nibuka uburyo n'abakugerageje kera narabashakaga kera nkaba narababuze ariko ubundi umutego ukaba ubafashe. Ikigaragara cyo menya uyu mugabo ari papa wuriya mwana cyangwa se harimo umwe mu bana we cyangwa se uyu yari papa wa bano bana ariko aba bana bakaba bari baramunaniye baribereye ibirara baragiye. Yakomeje umugabo disi gukomeza kwitegereza abana abona abana asa naho abana bazi. Umugabo yahise yibuka neza cyane akomeza kwitegereza abana b'abakobwa. Umugabo arababwira ati mwegere hino mbabwire icyo nzi cyo ndabizi neza ko atari ubwa mbere mbabonye ahubwo nari narababuze. Umugabo disi yahise akomeza kubwira abana ati mwigire ikibazo ahubwo ni munyegere muze mbabwire ati icyo nzi cyo muraza gusanga dufitanye isano muri abana banjye. Yo umugabo yakomeje kubabwira ati munyegere mugire ikibazo nta kintu ndi bubatwara ahubwo muze munyegere mbafashe ndabizi neza ko icyo gikapu. Umugabo yahise yibuka igihe yari yicaye mu modoka ahita yibuka uburyo yakomeje gutegereza bano bana bizi neza ko ari we ushobora kuba warashyize ka box mu mazi ngo gashoke bano bana b'abakobwa bagatore. Sinzi uyu mugabo ikintu yashakaga ariko yari yarabuze uburyo yazafata bari abana cyangwa se yazabuzana bari abana. Yahise wibuke neza ko aka box karimo amafaranga aba bana bafite ariko uyu mugabo afite mu modoka. Umugabo yarababonye bagenda ibi n'ibyo umugabo ari kwibuka byabayeho arangije aravuga ati uburyo bano bana nababonamo sinzi imipango ndi bukoreshe kugira ngo bano bana bashe kuba nababona. Yo disi umugabo yari yicaye mu modoka arangije apanga imipango ye aravuga ati ko byamera kose aba bana aho baza kujya hose ndabakurikirana. Umugabo yakomeje kuvuga ati uko amafaranga yo ndayafite ndabatega amafaranga kandi uyu mutego w'amafaranga uzabafata. Umugabo yahise afata ikiganza gishyira kuri ya mafaranga arangije aravuga ati imipango yanjye byanga byakunda iraza kurya. Ibi n'ibyo umugabo ari kwibuka byabaye wibuka kugira ngo bari abana bajye kubasha kuba batora ino box y'amafaranga bajye batora ino bandari y'amafaranga. Umugabo yari yicaye mu modoka arangije akingura urugi gake gake wibuke neza ko iyi modoka ari yayindi tumaze kubona mu kanya. Arangije umugabo avamo na ya box y'amafaranga arangije arayifata yitonze arakomeza aracumbagurika. Umugabo yari yaravunitse arangije aragenda abo bana yari yamaze kubabona arangije ayirambika mu mazi iyi box arayohereza wigendegere kuri ba bana. Ikigaragara cyo yakomeje gukorora uyu mugabo ntago yari ameze neza disi yari anarwaye. Ikigaragara cyo arangije box iragenda ikimara kugenda sinzi ngo ntago tuzi ngo harimo iki ariko mu by'ukuri baragiye nabo barangije box ikomeza kumanuka cyane. Aha niho twatangiriye ba bana bajya mu mazi bagiye koga. Yo box yakomeje kugenda cyane abana bahita bajya mu mazi barangije bajya koga. Umwe yari arimo yoga arangije box ahita yibona. Ibi nibyo twamaze kubona byamaze gutambuka arangije ahita yereka mugenzi we aramubwira ati dita tuyifata. Ibi nibyo umugabo ari kwibuka arimo arabasobanura arabwira ati ibi niko byagenze yari imipango yanjye kwari kugira ngo mbashe kuba nababona. Yo umugabo yakomeje kubatekerereza disa nababwira uyu bayi twese tugaruka gato umugabo arangije kubatekerereza ibyo umugabo yabatekerereje abana bahita bumva nibyo disi. Yo abana bahise bumva disi umugabo ko nta kibazo cye kandi nta ribirye. Yo arababwira ati ahubwo nimuze munsange ndabaha n'ibindi byose mushaka ariko muze munyegere mbere ku buryo tugiye kujya twibanira kandi nzabakorera buri kimwe kandi ndabizi neza ko nta kintu muzamburana.
yo abagabo bana disi umugabo akomeje kubwira abana b'abakobwa ati nimuze mwigirinde nimugire ikibazo ahubwo icyo mukerera cyose ndaza kubafasha ariko mwebwe munyereke ko turi kumwe kandi munyereke ko munanyishimiye yo umugabo yarabwiye ati umugabo abana bakomeje kubaza umugabo ati siko kuri seriye ati koko ntago waduhemukira ati urumva wadufasha cyangwa se ukaba ari icyo watwifuriza kitari kibi yo bana bakomeje kureba na disi bakomeza kubitekerezaho umugabo akomeza kubahamagara disi arababwira ati yo ako kamwanya disi yarabwiye ati ndabaha icyo mushaka cyose kandi nzababera umubyeyi mwiza kandi nzababera umufasha yo abana disi bakomeje kubitekerezaho cyane bakomeza no kubyanga ariko disi ndagira ngo gushimira umugabo nawe ntago yari ameze neza yo abana disi bahise birukanka cyane umwe ahita yirukanka disi yo aragenda wa mugabo arangije aramubwira ati ngwino ntugire ikibazo nawe ngwino yo umwana yakomeje kumuhungiza disi arangije aravuga ati genda uzane igitabo kirimo hariya urebe urwandiko rurimo uraza gusanga yewe twari dufitanye amasano kandi twari turi n'abavandimwe yo yakomeje gusoma disi ahita abona neza ababana nabo uyu mugabo arangije disi yo yahise ajya kuzana igitabo disi arabereka yo abana barishima cyane ti papa yari wowe koko ti papa ni wowe yo yambi twahise tuze disi twana turamuhobera menya hari haciyeho igihe kirekire disi yo baraburanye ndagira ngo ngushimire rero wowe twatangiranye kugeza no kuri uyu munota mwibutse gukanda subscribe like share na comment kuri Inganzo TV show mbona kukubwira ati abana disi bahise baza disi bahita bafata ka box kari aho ngaho basubira kuri ya mazi disi bari barabaye beza baranakeye umugabo yari yarabitayeho ikigaragara cyo nuko wa mugabo yaje gupfa disi papa wabo yo bakaza n'ifu ryabo disi ngo baze barikingure mu mazi banamusezere yo bafashe ka box disi barakohereza yo ikigaragara cyo nuko umugabo bitagenze neza aka box barakarekura disi karagenda yo nabo disi basigara bakareba banababaye cyane yo ariko ikigaragara cyo reka ngushimire we twabanye utazacikwa na filime y'ubutaha ndabashimiye.